Hello ladies and gentlemen, ba diaspora mumeze mute? Banje kubibutsa ukeneye hano kuruhukira, ukeneye ahantu waza ukaryama ukabyuka mu gitondo bimeze neza, ukeneye ahantu hari agapisine ukaza koga ukaruhuka, ukeneye ahantu wasohokana umukunzi wawe mukishima, waduhamagara kuri ino nimero 078 duhamagare tugufashe. Urabona ntabwo ndi jyenyine, imbere yanjye hari umuntu. Abenshi bashobora kuba bamuzi ariko simbizi neza ko cyangwa se baramwibagiwe bitewe n'igihe amaze. Watangira twibwira. Yarakiririnduye akicara hejuru, Yesu wacu ni muzima kaho ni muhumure. Yanitwa Emi, umuhanzi kuri indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Warutanye uvuga ngo ubeshi ntago banze ko bitewe n'igihe maze, ariko ndahazi. Nitwa Emi rero, abandi umuhanzi nk'uko mbivuze. Murakoze. Emi, hari amakuru amaze iminsi acicikana kuri ino mihanda. Abantu benshi twakumenye nyine mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza, nyine ubikora abantu ntubatumye nanjye nyine nizwanye menya Imana kubitewe n'indirimbo zawe wagiye ukora. Yes. Yego. Ariko ngo maze iminsi muri fraude, nibazi ko yago za Burundi, niba ari muri Kenya, niba ari muri Uganda, niba ari ntabwo mbizi. Wabaga he? Waruri he? Waruri? Mizi ishize gato, ariko nje vuba narindi Nairobi. Narigenda ndeba comment abantu bamaze ngo nagiye ariko narindi Nairobi. Ari ubutumwa narindimo bw'akazi hamwe n'umurimo w'Imana. Niyo mpamvu narinze ariko nagarutse. Wagarutse? Nagarutse. Ibyo bintu nyine sinzi kubyumvisha abakunzi bawe ngo wagarutse. Ahantu wagiye wakuye nize vibe wakuye. Imbabare koresha ino jambo abantu bikijwe ntago tubikunda cyane. Nakuye umunezero udasanzwe, narishimye ngira ngo abantu benshi bameruka kera bazi nuko ntanganaga ngo niyongereyeho, babandira amakomment ati mu minsi ngo niyongereyeho. Ako byose n'ubuntu bw'Imana, gende inkorera, gende ingirira, yanciriye inzira, inkorera ibitangaza, garukanye amashimwe atoroshye. Umwe yaravuze ati ndumva havuze akantu bati ndumva umutima wanjye uremerewe n'amashimwe. Sinzi ko nabivuze ariko naje mfite amashimwe menshi cyane umutima. Okay, ndumva ari byiza cyane. Emi, twari tugukumbuye rero, nge hagati aho ngaho n'indirimbo yawe nakunze, numva ko wancishiriza mukandimbira. Ubwami bwiza. Ubwami bwiza nibwo nanyishaka rwose, ndayishaka yincishemo indirimbo banayimenye, yarakibirinduye yoyo. Turabizi yarakibirinduye, twarayimenye turayikurana n'ubu ngubu. Twumva ko abana party ariko si niba wabikora simbizi. Ubwami bwiza, turirimba ubwami bwiza. Yego. Nabonye abami batanga, mbona ingoma nyinshi zisimburana, ndetse n'abakomeye bo mu isi barapfa baribagirana, ariko ingoma ya Yesu yo ntizigera ishira. Isi yose yahinze umushyitsi, ubwira kabiri ugera i Golgota. Yesu utarigeze icyaha arabanga, maze dukingurirwa amarembo y'ubwo bwami. Hari ubwami bwiza twasezeranijwe, ubwo bwami tuzawugeramo. Muhumure witegure,
amakamba yarateguwe. Ndumiwe igihe gishize wari murya amagi wakoraga iki? Nabirenze ikintu buryo kikurimo nyine aho uri hose n'ubundi ukomeza kugikora kuko nkunda kuririmba cyane, buriya ntabwo bwakira ntaririmbye indirimbo yo mu yanjye cyangwa zo mu gitabo cyangwa n'iz'abandi, ariko ntabwo bwakira ntaririmbye. Nkunda kuririmba rero, kuririmbira Imana binduhura umutima, kuririmbira Imana bituma numva nta handi hantu. Kuririmba ni byiza cyane, nawe ndabikunda. Urambwiye ngo ukunda kuririmba indirimbo zaba ari iz'abandi bitagira amatsiko, niwe muhanzi ufata icyitegererezo ku buryo cyangwa se wamuteye motivation kugira ngo ujye mu buhanzi? Ko ntabwo wakoze uri umuhanzi nyine izo mbaraga wazikuye kugira ngo ujye mu buhanzi, wumve nyine ko ufite impano, ufite umuhamagaro. Kera niga segonderi ndabyibuka, nafataga agakaye niga segonderi, nigaga muri senior 2 mu wa kabiri, nafataga agakaye n'akaradiyo. Ukuntu iwacu bambwiraga ati wenda ngiye nko kuragira, mvuye ku ishuri ngiye nko kuragira, nagendanaga agakaye, hanyuma nkajya numva nk'umuhanzi ngahita mwandika mu gakaye kugira ngo nazamubagirwa n'indirimbo ze. Muri abahanzi benshi si uko wenda naba nzi za gospel gusa n'isekira nazizi, najyaga nzigiraho byinshi. Ariko hagati aho mu bihe bya ba Tasiye Titus, bari abahanzi Tasiye Titus, Israel Mbonyi, bari abantu nakundaga indirimbo zabo, numva rero nanjye bisobanura motivation zo kuza mu muziki. Niyo mpamvu nanjye nahise numva nkunze kuririmba, nsanga nanjye n'impano yanjye mbizamo gutyo. Murakoze. N'akarimbo ka Tasiye Titus nayo ko mbizi ko yagiye utamenya hano yagiye mu bikari. Karimbo ka Tasiye Titus waba wibuka n'akaje narazibagiwe pe. Tasiye Titus indirimbo afite ni nyinshi cyane, ari uzaza ryari Yesu, yitwa mpisha mu mababa, ukorera nde, indirimbo ze nyinshi cyane ndazizi. Yumva hari bose ikiganiro yuko yumva ko indirimbo ze, kandi namufana mukunda cyane, arabizi. Najyaga nanamwandikira mu minsi yashize, ubu ati indirimbo zawe turazikunda, ongera ujye uduha indirimbo zawe turazikunda, ambwira ko abirimo. Ntabwo rero nawe yagiye ndazimira, ariko nawe ndabizi ko zajya garuka yenda no kuduha indirimbo nshyashya, ndabizi. Tasiye Titus rero ndamukunda cyane, kandi inshuti yanjye nanjye ndabizi indirimbo ze ndazikunda. Ese ubitekereza nk'umuhanzi maze kugira ahantu ava akagira ahantu agera, ubitekereza ute ko nk'umuntu ushobora gutuma nyuma motivation agakiza akava mu byaha akakira nyine umwami nk'umukiza mu buzima bwiwe, ukamara igihe n'icyo ngicyo utagikora? ubwo n'iki kuzagaruka ugasanga umwanya wamusizemo ko muzamusangamo? Yes. Ubutumwa na feedback bigenda bengeraho, kabera tema indirimbo zaradufashije, zagizeho tufana aho tugeza, utwamenye Yesu umwami n'umukiza. Uvuga ati ni ukuri dukumbuye kuduha ikindi gihangano gishya. Nkababwira ati rero ndimo ndaza, ariko mugenda araza nta kimwe mugomeza muririmbizo, ariko nkumva ibyiringiro bintera kunesha kandi bintera kongera gukora indirimbo. Nirohumure rero abagiye bamizo comment, ndagarutse kandi nzi neza yuko ndabaye ibintu byiza cyane. Impamvu ramuraje icyo kibazo ko hari n'igihe ushobora gukora indirimbo kandi mpumuriza bite nibazo ndimo, ejo ukonyekana indirimbo yawe nziza ituma bya byiringiro noneho bikomera, nkashikama none numva koko ari byo. Nyine bimaze nk'igihe kinini udakora, barakoze nk'indirimbo umuntu muhumuriza yakumva nyine ko agifite iminsi yo kurama, agashira igihe ntabyo bintu tongeye kubikora. Hari abantu nyine batabifata neza, ugasanga niba warasize namwe inzoga nkaba nkongera nkazisubiraho. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo abazi Imana yawe bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Uvuga ngo umuntu n'indirimbo zaramuhinduye agahindukira agakizwa. Ni ukuvuga ngo rero nimba uwo Yesu yamenye, izo ndirimbo zaratumye mugeraho akamumenya, ntabwo byari bikwiye ko yacika intege, ahubwo ubwo n'ubundi aba yaramunyantege, ntabwo aba n'izo ndirimbo zaramugaruyemo. Kuko ni ukuvuga ngo niyo mpamvu mpita mbishyiramo hasi nkavuga ati byibuze uwo muntu ko zaramufashije, narabibonye na comment ngenda nzibona,
ngira ngo mbabwire ati rero ndagarutse kuko indirimbo uyu nasanze ari umuhamagaro wanjye ntabwo nabireka burundu nuko nyine ari igihe kigera umuntu akamera nk'afashe agapoze muri make kuko nari maze gusohora indirimbo ngeze ku ndirimbo ya 10 aribwo mperuka ubushize ngana n'ikinyamakuru numva twaraganiye muri Nyarwanda.com bambaza se meze bite n'icyo duhishima mbwira ko ndi gutegura na album launch umwaka utaha n'ubundi rero niko bikimeze niyo mpamvu namaze ngufasha agapoze gake mfite na rendezvous Nairobi y'akazi n'umurimo w'Imana byose byari hamwe impamvu rero nari namufasha akanya ariko nizera ko iki kiganiro nyitanze kugira ngo mbabwire ko ngarutse mu muziki arakoze cyane ubwo muri aka kanya rero muri aka kanya uzajya uducishirizamo rero indirimbo zawe ugende wongera turirimbiramo gake gake kugira ngo abantu bongere banakwibuka amezi ashize ni menshi banza atari n'amezi n'imyaka hari ushaka ko mu mwaka urashize ngero ducishijemo akarimbo kamwe twarugururiwe yego mu butayu twari tuguye umwuma n'amarembo yari yugariye Yesu atubera ikimenyetso cy'urukundo twitereye hejuru twarugururiwe amen indirimbo nanjye nyikunda nkumva ndayikumbuye nkongera kuririmba nkareba hari ibintu byinshi cyane Imana yagiye ikora bino byatumye indirimbo nyandikaho gutyo bituma numva nyikunze indirimbo ari indirimbo yindi ushaka ko turirimbana turirimba agace gato ko ndihuta indirimbo ari n'indirimbo ushaka ko turirimbana kugufatisha byangoye byo abantu bari kubibona ko utari hano barabibona ko utari hano ntabwo ndi hano ndagira ngo ngufashe gato nyine kugira ngo njye mu bindi indubu ni iyihera turirimba niyo nsa n'uhunda nanjye nta kibazo ishyashya yitwa umushumba umushumba ufite umuziki mwiza umushumba urimo amashimwe akomeye cyane n'ubuhamya nayanditse kubw'impamvu abantu bambajije komenti tugendeye ku kinyamakuru Paradise twaragane bambaza impamvu iyo ndirimbo nayanditse mbabwira icyatumye nyandika ko byari ikibazo n'abantu nagiriye neza nyuma baranyihakana ariko nkagenda nkumbezwa n'ijambo Imana avuga ati ugira neza wigendere uzayisanga imbere mfite umushumba mwiza n'imigambi afiteho ni myiza urukundo agira n'ukuri ntabwo abeshya niwe unyora ndayibagiwe katinga aho hantu hatangiye neza hanatangirika neza nyine pe sinzi ukuntu impamvu icyo gitero nyikunda kiba kinsubiriyemo iyo nihebye niyo ujya utuma nuza iby'isi byancanze nibundurura si nk'abandi bantu wamenye ibinkwira bahoroye niyo numva nshaka kugira iyo nayobye ntajya mbega antuza ineza agira icyo mukundira niyo undebera aha amaso yanjye atabasha kugera niyo ndinda kandwa n'intambara niyo ujya ubasha gucira inzira hatanyurwa mfite umushumba mwiza n'imigambi afiteho ni myiza urukundo agira n'urw'ukuri ntajya abeshya niwe unyora oh merci papa merci Jésus umushumba igeraho katinga hagati aho ngaho hari ikintu nze nifuza kukubaza
MS nabonye ukora kuri Yarakibindi iriya collaboration wowe na Eric Densa mwagize iriya itekerezo kiriya ndirimbo ya Yarakibindi ni indirimbo ni chorus ni iki ni igisirimbo Bahera n'indirimbo ariko iri mu buryo bw'ichorus kubera ko ndimaze gusoma ijambo ry'Imana muri Matayo bice 28 umurongo wa 2 bati marayika w'umwami Imana bindira igitare akicara hejuru yari iyo ngiyo content yari iyo ngiyo uko rero ndi nama kwa kindirimbo kugira ngo igende neza ngo n'abisi bayibonemo bumve ko nabo Imana nabo bakunda Imana amagara umubyinnyi uzwi cyane mu Rwanda bita Eric Densa amuhagarutse bimeze bite sawa hari indirimbo nshaka dukorana ntago yangoye nta kintu yangoyeho ese amuretse tujye muri studio nta kibazo base tugenda studio dukora ibintu neza Imana dukoresha ibintu by'ubutware indirimbo turayandikira rangira turecordinga dufata n'amashusho ni muko buryo nako zira ndirimbo mushimira Eric Densa by'umwihariko Imana umugisha yaramfashije indirimbo igera ku ntsinzi numva gacaka murakoze cyane nicyo cyatumye indirimbo nyikora gutyo. Okay, ese ubu indirimbo mushumba nayo ko ari indirimbo nziza cyane uriyandikira cyangwa barakwandikira cyangwa se niwe inspiration zikura he? Indirimbo ngiye ndi kugenda nko mu muhanda na cyase nijyamye ari ukuntu ntekereza ngikona nkumva nk'indirimbo igitekerezo kinjemo ariko ngo wahimba indirimbo kuri ibintu kuri intego ntago atangira mu buryo nandika kantu nakirwa gatangandika muri telefone nuko nandika indirimbo narangiza nkahita hamagara umucuti wanyu bita Josh Kid sindirimba mumuzi Josh Kid turamuzi ndamuzi Josh Kid ndumva bamuzi akunda kubazwi naziranye na ye Fanta zena Fanta niwe mitama mugamba ati indirimbo gutya kuntu wumva bitameze neza akamfasha mu buryo ariko indirimbo mumeze nka radio yandike ariko nawe akaza kumfashanya indirimbo rero yangoye kuyandika kuko yari huje n'ubuhamya bw'icyo nashaka kuvuga haruguru ifite intego yuko hari abantu nizeye nyuma bakamemukira bati indirimbo ishobora kugenda neza mpamagara producer Berite ramwe ati indirimbo ngwino tuyikore arangije arambwira ati sibyo gusa reka tuyishyire na Bobo Pro ratubwira ati indirimbo ni nziza cyane imeze neza ahubwo subwo amashusho afite amasiko y'amashusho muzayikora gute yambwira ati rero ambaje ibyo bibazo yambwira ati indirimbo nanjye uyera chance indirimbo nzongereye Musinga ayinkorera amashusho Musinga nura mu director wakoze indirimbo y'ubwami bwiza kugira ngo abantu bambwiye feedback imeze neza abantu batangira kwati ngo nsana mbonye abantu bambwira ibintu byinshi cyane abati nongereye Musinga ko Musinga yarangwa video nziza ndavuga ati reka ahita ngira inama ati rero hari umurundi bita bamwita Patient fata umuvugishe azakorera video ndabiza akora neza nabyibuka Patient naramuhamagaye ngira ngo ntago ari bubyemere hanyuma nyemerera bitaguhanya indirimbo arambwira ati mbo indirimbo tuzayikora amashigiye niki dushaka location tuyikorera ara Kicukiro hafi yo kuri Bralirwa yahageze mu Rwanda hari kuwa gatanu turahura ku isabato turayipanga indirimbo tuyikora ku cyumweru biratuvunagura turayikora ariko ku buryo twayitangiye ku cyumweru mu gitondo tuyisoza saa 8 z'ijoro tugishutinga iyo ndirimbo umushumba niyo mpamvu rero ubona wirebye wese abona ko ari indi video ikoze neza uriya mukipe azi gukora video neza cyane mushishikariza n'abandi mwajya mumusanga akora video neza iyo ndirimbo n'abantu batarayeba nabashishikariza kujya kuri official niba bakayisanga bakayireba rwose bakareba ko indirimbo ikoze bashyira na comment none se uragarutse wagarutse mu muziki ubu abanyarwanda bw'ikizere kingana gute ko utaje ngo wongere wigendere nko mu mafrode ibyo bintu uziko bitemewe niba ari byo koko nkuko maze iminsi bici babivuga ariko ndetse yo gutwika ntago ari byo ntago nta fraude nigeze nkora
n'indi mu kazi gasanzwe nta Freud nigeze nkora. Ikintu rero ngarukanye ngiye kuba indirimbo nshyashya muri iyi minsi, ntabwo araza gushira ukwezi itagiye hanze, ngira ngo na nijoro navuganye na producer ambwira ati iyo ndirimbo ugire vuba uyikora kugira ngo dutangire twongere tubaye abanyarwanda mwitege indirimbo nshyashya imeze neza. Noneho ariko ngarutse mu yindi step baza nizo kuramya, noneho ngiye kuzanza ivanga n'izo guhimbaza Imana abantu tubyine, kuko nabonye comment yishira bati wakoze indirimbo yarakibirimbye turayikunda tubona indirimbo nziza. Se ubwo ntabwo uzongera ukore zaze nizo kuramya sanubwo rurimo cyangwa urongera uzize zifite vibe nka ziri. Nabwo ati cyane ndagarutse kandi nongarutse none izo guhimbaza ntabwo ari zaze n'isanzwe zo kuramya nizo guhimbaza igiye kuzamo, noneho kandi izi neza ko muzabikunda. Ndazi ko muzabikunda, nicyo kintu mbahishiye muri minsi. Mukomeze mu following Emmy Official, mukomeze mukore subscribe by'umwihariko, ariko mbere mbanje kubashinga umuntu wese wakoze subscribe kuri Emmy Official. Narabibonye ndabibona biranezeza, ahantu mukomeje kujyikira ahantu cananye igeze rwose ni ibintu byanejeje, nkomeje kubashimira mbikuye ku mutima. N'abafollowinze kuri TikTok, abafollowinze kuri Instagram bose ni Emmy Official rwose ndabashimiye, kuri X hose, Facebook hose ndabashimiye ko mukomeze kugenda munyere ku mutima mwiza. Niba murangiye rero ntagomba kubatengwa, garukanye n'umuziki mwiza. Murakoze cyane. Okay, abanyarwanda bitege wowe mwimerere garukanye, noneho urumva ibintu tuzaniye ntabwo twari tubimenyereye, noneho nakaye gashya ufitemo, nakaye gashya tuzaniye. Agashya mfitemo kandi ngira ngo mbabwire, nibajye batungura banyaciye n'ibindi biganiro kuri channel yanjye, ariko ibiganiro bihimbaza Imana. Agashya ngarukanye rero nabibabwiraga, barambona none ndaje mu mbyino zidasanzwe. Nabyinye yarakiro namwe ati none Emmy byagenze gute, muzi indirimbo zo kuramya none waje kubyina noneho bisanzwe kabisa, bigaragara ko Emmy hari izindi mpinduka yazanye. Ndagarutse n'ubundi rero ngarutse mu mpinduka zo kubyina indirimbo zimbaza Imana zisanzwe mu mbyino, barajya bambona mu mbyino zindi zidasanzwe, ndabizi kandi muzabikunda.